Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi, ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje kukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kano kanya kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira dukosora ikizame nk'iki ntabwo bigoye, ufata agapapuro ugafata ikaramu ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, no mu kizami bazakubaza kiba gifite ibisubizo bine. Rero ugahitamo igisubizo cy'ukuri kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ikindi mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga online bitagukunira guze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online ukaduha amasaha abonekaho ku munsi. Iyo ageze natwe tuharaboneka, twakwigisha mu buryo bwa online wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare kuri 0789 935 hari ibintu ndi gukunda gupostinga, gikunda kuba ari ikibazo kiri gukunda kubazwa. Rero kujya ujye uhita ukibonera ku gihe, bahite baguha notification yuko nkizeho ikintu, uhita ukibonera ku gihe nikiza mu kizamura kora, niba uri hafi gukora uhita ugikora ukanda subscribe hasi. Ujya handitse subscribe ukahakanda kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro rero, ndakeka ko amaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo kunyura ku biziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha hakurikira. Hehe aravuga ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, mbega ngo hafi y'aho abanyamaguru banyura, seka ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Mbega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, ikintu bashatse kuvuga ngo a ni igisubizo cy'ukuri, b ni igisubizo cy'ukuri, ndetse na c ni igisubizo cya nyacyo. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Birashoboka ko naba ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, ubuhagaritse video ukahitamo igisubizo cy'ukuri kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Kunyura ku biziga bindi birabujijwe uretse ikibiziga bibiri. Bibujijwe hehe? Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye, hafi y'aho abanyamaguru banyura, ndetse na hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Ndakeka ko baramaze guhitamo D, ndakeka ko baramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kabiri kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni. Hano ibisubizo bine baduhaye. Zino modoka tugendamo zisanzwe, ese iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko wazo ntarengwa kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni uwuhe mu saha? Ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga cyawe kibifite. Iyo uri gutwara ikinyabiziga cyawe uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho, ntabwo ugenda uri gupima. A iravuga ngo kilometero 60 mu saha, mbega ngo kilometero 40 mu saha, sega ngo kilometero 25 mu saha, naho D ngo kilometero 20 mu saha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Uritekereza neza igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Nkomeje gushimira abantu mwavuye gukora mukagaruka kuri YouTube channel yacu, yaba babyandika muri comment, haba baduhamagara, haba twandikira kuri WhatsApp mudushimira. Mwese Imana igibaho umugisha, bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizame cyose gikozwe muzajya muhita mukibonera ku gihe kwa ino YouTube channel yanyu. Isomo ryose ryagufasha kugira ngo utsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye, najyo uzajya uhita uribonera ku gihe kwa ino YouTube channel yanyu. Ikintu usabwa ni kimwe, ukanda subscribe hasi kugira ngo nibishyiraho uzahita ubibonera ku gihe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni a kilometero 60 mu saha. Ese wari wamaze guhitamo A? Ese wari wamaze kuyandika ku papuro? Niba utari wayihisemo, ndakeka ko kigarutse kitakunanira. Niyo mpamvu rega tuba twakosoye bino bizami byakozwe abara kugira ngo ibyo urakora ububizi ibirakunanira ku buryo kigarutse kiba kitakunanira. Kandi mbibutsa ko impamvu dukosora, buriya umuntu wakosoye nk'ikizame nka kino tuba turi gukosora, biragoye ko ikibazo cyazagaruka kikakunanira.
kuruta uko wajya wenda nko mu bitabo ugasoma ibibazo ugasanga bimwe uri kugenda ubyitiranya, ariko iyo wakoze ikintu biba bigoye kugira ngo nuyongera kukibona aho kikunanire. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya, waba uri mu izi ntera bagiye kuduha, imwe mwa zino bagiye kuduha, ukaba wabona amatara ndangaburumbarare y'ikindi kinyabiziga. Ni igihe ijuru rikeye, ese umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba kuyibonera mu yihe ntera? A iravuga ngo muri metero 50 nibura, B ngo muri metero 100, C ngo metero 150, naho D ngo metero 200 nibura. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, metero 200 nibura. Bibutsa ko ndi kubategura amasomo ku bintu bijyanye n'ingero. Hari igihe bashobora kuguhereza kino kibazo kimeze gutya, ariko zino metero bakazishyira muri santimetero, ugasanga birakunaniye kandi wari ukizi. Rero byiza ko wabona iryo somo rijyanye n'ingero kujya uzahita uribonera ku gihe, ukanda subscribe hasi. Ikibazo cya kane kikabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda iromberejeho ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Kigenewe iki? Aravuga ngo guhagararwamo umwanya muto gusa, B ngo guhagararwamo umwanya munini gusa, C ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Guhagararwamo umwanya muto gusa, hari ahantu mu bice by'umuhanda cyangwa ahantu runaka haba hagenewe kuba hahagarara umwanya muto gusa. B ikaba ngo guhagararwamo umwanya munini, cyangwa akaba ari ahantu hagenewe guhagararwamo n'ikinyabiziga umwanya munini. C ikaba ngo guhagararwamo umwanya muto cyangwa se umunini. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo biba bishatse kuvuga ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Hano wabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku papuro. N'igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ese waramaze guhitamo C? Ese waramaze kuyandika ku papuro? Niba wari wagihisemo ni byiza, niba utari wagihisemo kigarutse nkeka ko kitakunanira. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Bibutsa ko muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizamini byabajijwe, nabashyiriyeho isomo ku byapa. Ni amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, umara kuyareba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakunanira. Kino cyapa rero kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira, aho birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu. Iyo bavuze ngo ishusho y'icyapa, ese uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari mpande enye, ese uri kubona ari mpande eshatu? Rero kino cyo gifite ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera cyangwa bw'umweru n'ibirango by'umukara. Iki cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ugiye kureba ko harimo icy'ukuri ucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo, B ngo kugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe, C ngo cyerekana aho umunyegare agomba kunyura, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndatekereza ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa bakunda kugishyiraho nka kwa kundi uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe, wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo uba utemewe kuba wakata ngo usubire inyuma cyangwa ngo ube wahindura icyerekezo. Rero bagahita bashyiraho kino cyapa kugira ngo bakwereke noneho wageze mu muhanda ubisikanirwaho, aho ushobora guhindura icyerekezo, ushobora kudepasa n'ibindi. Niyo mpamvu bahita bashyiraho kino cyapa gisobanura ko ugeze noneho mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa rero bakunda no kukibaza mu buryo bw'amagambo, ndakeka ko kigarutse kitakunanira. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Cyitegereza neza, gifite ishusho. Ese uri kubona gifite iyihe shusho? We turi gukosorana kino kizame, uri kubona kino cyapa gifite iyihe shusho? Ese ni uruziga, ese ni mpande enye, ese ni mpande eshatu? Gifite ishusho y'uruziga. Ubuso, ese uri kubona ari ubururu, ese uri kubona ari umuhondo, ese uri kubona ari icyatsi? Gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru byanditsemo 30.
kino cyapa gisobanura iki? Iyo nkubwiye itsinda kibarizwamo ni nkaho mba nkukopeje, kuko ucyumva izina uhita ureba mu bisubizo baguhaye ugahita umenya igisubizo cy'ukuri. Niyo mpamvu ari ingenzi kureba iriya video kugira ngo ntagire ikibazo kikunanira cyerekeye ku byapa. Aha iravuga ngo hatangirwa serivisi ni muri metero 30. B ngo umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. C ngo umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Naho D ngo aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere muri kilometero, ni igisubizo cy'ukuri, muri kilometero zingahe? Muri kilometero 30. Hano ari igisubizo cy'ukuri ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Iyo ubonye kino cyapa gitegeka ukabona handitsemo 30, bari kugutegeka ko umuvuduko muto ya uri buze kugenderaho ukibona icyo cyapa ari uwo nguwo wanditse mu cyapa mu birango. Niba handitsemo 30, ahantu ugeze uragendera ku muvuduko uri hejuru ya 30. Umukeya uragenderaho raba ari uwa kilometero 30 mu saha. Ikinyabiziga kiba kibifite uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho, nimo bigireho ikibazo. Rero ntuzabyitanye na kiriya cyapa cyo kibuza. Nacyo kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Iyo handitsemo 30 muri icyo cyapa kibuza, bari kukubwira ko utagomba kurenza ubwo umuvuduko wa kilometero 30. Mu gihe kwa kino cyo gitegeka, iyo bakubwiye ngo kilometero 30 bakabishyira mu cyapa, bari kukubwira ko umutoya uri buze kugenderaho ari uwo nguwo wanditse mu cyapa. Umutoya butegetswe kugenda hejuru y'uwo nguwo wanditse mu cyapa. Ndakeka ko mubyumvishe, ndakeka ko mutazajya mugenda mubyitiranya. Niyo mpamvu hano bavuze ngo igisubizo cy'ukuri ngo ni se, umuvuduko muto ntarengwa, mutoya ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Umuvuduko muto ariko. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ikindi kinyabiziga giturutse inyuma kigutera amatara y'urumuri rumyatsa, wakora iki? Ikinyabiziga kindi kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyatsa. Ese urumuyobozi w'ikinyabiziga urabibonye, ubyitwara mute, wakora iki? Aravuga ngo kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. Ugahita wongera umuvuduko kugira ngo n'ubundi intera iri hagati yawe n'uwo nguwo ushaka ugutereye amatara y'urumuri rumyatsa igumemo. Beka ngo fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara, cyangwa ukaba wafata feri y'urugendo agahita abona ko ugiye guhagarara. Sega ngo emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789931626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, bibaho. Ukaba ufite akazi katagukundira uze twigane mu shuri, uboneka amasaha ya nijoro, uduha amasaha aboneka ku munsi, natwe turaboneka tukakwigisha, wazagirwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko rero mugiye kubikora. Muduhamagare cyangwa mutwandikiye kuri 0789951626. Gahunda yacu yo ni ugukora rimwe. Bibutsa ko ngiye no kubakorera website aho mugiye kujya mwiga buriya buryo bababazamo, babahaye iminota 20, ugasanga mu bibazo ukagenda ugakora, hasigaye igihe ntikizakubera imbogamizi mu gihe uri gukora. Ni vuba aha, ikintu usabwa no gukanda subscribe kugira ngo nibiza uzabe ubizi. Hano igisubizo cy'ukuri rero nta kindi ni se, emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Niba uri kubona imbere atari mu kode, ukabona imbere hari kugaragara neza, ukabona imbere nta kindi kinyabiziga cyaje, emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho, ariko niba imbere nta cyago gihari. Ndakeka ko waramaze guhitamo se, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiye ni ikibazo cya 8, kirabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, uri umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba kubyitwaramo ute? Aravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Beka ngo vuze ihoni ukomeze. Seka ngo gabanya nurangiza ukomeze witonze. Naho deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Bonye uriya muntu afite iriya nkoni ari kwambuka umuhanda, ese ubyitwara mute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga?
ndakeka ko wamaze guhita ikimenyetso cy'ukuri hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga aba agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Niba atabona ntabwo wavuza ihoni, ntabwo yamenya ahantu ari kujya. Ntabwo wagabanya umuvuduko, ushobora kuwugabanya akaza ahubwo agusanga. Ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, ugomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhagarara, ugahagarara ukareka akamanza agatambuka kugira ngo utamuteza ibyago nawe witeza ibyago, ahasigaye ukabona gukomeza. Ndakeka ko waramaze guhitamo A rero, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Ese birangwa n'ayo mabara? A iravuga ngo umweru n'umukara, B ngo umweru n'umuhondo, C ngo ubuso umweru gusa, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Habaye impanuka mu muhanda biba ngombwa ko berekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda. Ni igihe cy'impanuka, ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, cyangwa se hari indi mirimo wenda iri gukorwa mu muhanda. Ese icyo cyapa bashobora gushyiraho kirangwa n'amabara asate mwayeno mabara baduhaye. Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhita ikimenyetso cy'ukuri hano, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi biriya byapa bashyiraho ni ibyapa bitegeka, kuko biba bigomba kukubwira ati hita uca hano. Urumva bari kugutegeka. Niba ari ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho. Hano ntabwo batubwiye ku mashusho, batubwiye ku mabara agize icyapa. Iyo bakubwiye ngo amabara agize icyapa, uvuga amabara yose ari ku cyapa, yaba ubuso, byaba ibirango cyangwa umuzenguruko ku byapa bibifite. Nibyo baba bishatse kukubwira, amabara yose uri kubona ku cyapa. Rero kiriya cyapa kirangwa no kuba gifite amabara, ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru. Muno uri kubona harimo ubururu n'umweru, ntabwo. Niyo mpamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu bahisemo D. Ndakeka ko umenya impamvu bahisemo D, ndakeka ko kigarutse kitakugora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, utwaye ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa, hari ikintu kimwe uba wakora kigahita kibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ese ni ibihe bibujijwe? Aravuga ngo kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, bikavuga ngo gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri, kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Urabona hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri, cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikintu kibujijwe ushobora gukora kikabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga ni ukugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, ukagenda gahoro cyane, bihita biteza ambutiyaje. Na B ni igisubizo cy'ukuri, cyangwa ugacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ukaba uri gutwara ikinyabiziga cyawe, uragiye uhise ukacira feri. Urumva niba ukaciye feri bidatewe no kwirinda ibyago, ushobora guteza abandi bari gukoresha umuhanda ibyago. Niba umuyobozi wari ukuri inyuma atari yiteze ko urahita ukacira feri, azi ko ushobora guhagarara ariko ugiye gahoro gahoro ugahita uhagarara ugahita ukacira feri, bishobora gutuma kugonga. Ari nk'ahantu hari imodoka nyinshi cyangwa nawe yari ari kugenda ku muvuduko munini, ukaba umuteje impanuka. Niyo mpamvu ibyo ngibyo biba bibujijwe. Ushobora kubikora bikabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo C, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ubuhe buryo? A iravuga ngo inziga zishobora gushyirwaho udushyundu, B ngo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere,
sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, inziga zishobora gushyirwaho udushyundu, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri, naho D ikaba ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo cy'ukuri ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Uritegereza neza utema iso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano ari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Kino rero kibazo uba ugomba no kugifata no mu buzima busanzwe ku buryo uzabikoresha. Ndakeka ko bino bintu byo kujya nk'ahantu ugasanga hari urwondo bikunda kubaho, cyane cyane wenda ahantu hatari mu mujyi, ugasanga rero ikinyabiziga cyawe gihezemo. Rero inziga hano inziga ziba zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 12, kirabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bihambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Aravuga ngo metero 4, B ngo metero 3 na santimetero 50, C ngo metero 3, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Rero kino kibazo baba bashobora kugihindura, zino metero bakazishyira muri santimetero, bikaba byakugora kandi bitagoye. Ndi kubategurira amasomo azabafasha kumva neza bino bintu bijyanye n'ibipimo, kugira ngo uzahite uyabonera ku gihe ukanda subscribe aho hasi. Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 3. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni. Ahatari mu nsisiro ni uwuhe? Aravuga ngo kilometero 50 mu saha, B ngo kilometero 40 mu saha, C ngo kilometero 30 mu saha, naho D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari abantu bakunda kumbaza ukabona muri comment arakubajije ngo mu nsisiro ni he, uduhanda two mu nsisiro ngo ni utuhe. Iyo bavuze ngo uduhanda two mu nsisiro ni twa duhanda tuba turi ahantu nko ahantu hatuye abantu muri quartier wenda atari imihanda nyabagendwa. Ukabona haciyemo iminota 20 haciyemo imodoka, hacamo iminota 30 hagacamo imodoka, hacamo iminota 15 hagacamo imodoka. Uwo muhanda udakunda gukoreshwa cyane ari twa duhanda nyine dukunda gukoreshwa n'abantu bahaturiye, nitwo bita uduhanda two mu nsisiro. None ntabwo ari ibyo batubajije, ahubwo batwibajije ngo hatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni uwuhe. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50 mu saha. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ibintu bya kilometero 50 mu saha cyangwa mu kwa kundi bavuga ngo umuvuduko mu saha, ikinyabiziga kiba gifite. Iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa uba uri kureba umuvuduko uri kujya ugendera, bakakubwira ati nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko mu saha uragenda kilometero runaka, bakazikubwira. Ikinyabiziga rero kiba kiri kubibara. Niba mwaragize amahirwe yo kugendera hariya imbere ku muyobozi w'ikinyabiziga, ndakeka ko mwagiye mubibona ibintu biba biri kwibara. Rero aba ari ibintu bya kilometero runaka mu saha ari kujya agenderaho bitewe n'umuvuduko ari kugendaho. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? Araho mu duhanda tw'abanyamagare, B ngo mu duhanda twagenewe velomoteri, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Niba utari wagihitamo waba uhagaritse video kamanzi ukagihitamo kugira ngo uze kureba amanota uragera kuri 20 ko ariyo wari kugira neza mwa kino kizami cyakozwe uyu munsi. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri mu duhanda tw'abanyamagare ndetse no mu duhanda twagenewe velomoteri. We turi gukosorana kino kizame ni ukubera iki igare rigira akayira kayo ku muhanda.
byibaze. Bashobora kukikubaza ugasanga kirakugoye. Impamvu amagare agira akayira ni uko nta moteri aba afite. Niyo mpamvu amapikipiki yo agendera hamwe n'imodoka n'ibindi, ariko amagare yo nta moteri aba afite, urikozaho gatoya rigahita rigwa. Niyo mpamvu aba agomba kugira agahanda kayo. Ikibazo cya 15 kibaza ngo ni iki wakora igihe utabona neza usubira inyuma. Uri gusubira inyuma ariko ntabwo uri kureba inyuma neza. Ese uba wakora iki? Aravuga ngo kumanura ikirahuri cy'imodoka urebe inyuma. Ukamanura ikirahuri cy'imodoka ukareba inyuma. B ikavuga ngo fungura umuryango w'imodoka ureba inyuma, cyangwa ugafungura mu muryango w'imodoka ureba inyuma. C ngo ushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. D ngo ukoresha akareba nyuma kakwegereye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine dufite. Ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ni igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Ndakeka ko mujya mubibona kenshi, umuntu akaba atwaye ikinyabiziga cye ariko akaba afite umuntu uri kujya uramubwira subira inyuma, kata iburyo, garuka ibumoso, rekeraho. Ugasanga hari umuntu uri hanze y'ikinyabiziga uri kujya urakuyobora kandi uri mu kinyabiziga. Rero ikintu uba ugomba gukora mu gihe utari kureba inyuma neza kandi uri gusubira inyuma, ugomba gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kikabaza ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabagirana, wakora iki? Ndakeka ko mujya munabibona kenshi, ziriya modoka zitwara abarwayi noneho yacanye amatara y'intabaza arabagirana. Urabibonye, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ese uba wakora iki? Ese uba wakwitwara ute? Aravuga ngo kugihigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B ngo kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C ngo kugumana umuvuduko wari ufite, naho D ngo guhagarara bitunguranye mu muhanda. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Tegereza neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ugomba kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ukanahagarara. Ndakeka ko kigarutse kino kibazo niba utarugikoze kitakunanira. Impamvu ugomba kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ukanahagarara, gikunda kuba gitwaye abarwayi, abantu bafite ibibazo bashobora no kubura ubuzima isaha n'isaha. Rero ikintu uba ugomba gukora ni ukugigamira ako kanya, byaba ngombwa ukanahagarara. B ntabwo yaba igisubizo cy'ukuri, kongera umuvuduko kugira ngo ugisige, mwaba mugiye mu marushanwa. C ngo kugumana umuvuduko wari ufite, nabyo ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. D ngo guhagarara bitunguranye mu muhanda, ibya bindi batubuzaga bishobora kubangamira imigendere isanzwe y'ibinyabiziga. Ahubwo igisubizo cy'ukuri ni A, kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ese ubihe bipimo? Aravuga ngo metero 2 na santimetero 10. Bashobora kutagwa ngo metero 2 na santimetero 10, bakagwa ngo santimetero 210. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100. Mbega ngo metero 2 na santimetero 50, cyangwa se kuvuga ngo santimetero 250. C ngo metero 3 cyangwa kuvuga ngo santimetero 300. D ngo metero 2 cyangwa kuvuga ngo santimetero 200. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereza neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 2 na santimetero 10. Ese waramaze guhitamo A? Ese waramaze kuyandika ku papuro? Niba wari wamaze guhitamo ni byiza, niba utari wagikoze ndakeka ko kigarutse kitakunanira. Ikibazo cya 18 kibaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagaruramuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi. Ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Aravuga ngo santimetero 30. B ngo santimetero 40. C ngo santimetero 50. D ngo metero 1 na santimetero 50. Mbibutsa ko bino bibazo ni gutya bigaruka bimeze. Kugira ngo ukore rimwe uhita utsinda ni imyitozo myinshi. Wabona hari amasomo ukeneye kugira ngo uzagende ukore rimwe, ukaba watugana tukakwigisha, yaba mu buryo bwa online aho duha amasomo aboneka ku munsi
ukaduha amasaha abonekaho, yajya agera tukaboneka tukakwigisha, ukagenda ugakora rimwe. Ibintu byose urabizi twageze muri tekinoloji, ni ukukwigisha mu buryo bwa online uri kure, kandi wajya gukora ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko mujya mubona benshi baba babyanditse no muri comment, abenshi tuba twarabigishije mu buryo bwa online. Rero mujye mutwandikira cyangwa muduhamagare kuri 0789931626 niba ushaka gukora rimwe, cyangwa niba ujya gukora bikakugora kubera ko wenda wize ukaba nta muntu wagize ukuyobora. Biba ari byiza nubwo wakwiga, biba ari byiza ko wagira umuntu ukuyobora, akakugira inama, akakubwira ibintu bakunda kubaza. Hari n'umuntu uduhamagara wenda ari hafi gukora afite nk'amasaha 2, ariko yaba yarize ukanamugira inama z'ukuntu ari buze kwitwara, gusa ukabona aratsinze. Rero mujye muduhamagara wenda nka mbere yuko mujya mu kizame, niba tutariganye wenda mu buryo bwa na online warigiye hano nko kuri YouTube, tube twakubwira ukuntu wanakwitwara mu kizame. Ni kuri 0789351626. Ibyo byose tukabigufasha. Serivisi yo kudusobanuza ikintu cyose waba ushaka aba ari ubuntu. Hano igisubizo cy'ukuri urabona ari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ni B santimetero 40. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Ayahe matara? A iravuga ngo amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B ngo utugarurarumuri 2. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cya nyacyo, B ikaba atari igisubizo cya nyacyo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Uritegereza neza, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota ari buze kugira kuri 20. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, ndetse n'utugarurarumuri 2. Hari umuntu ushobora guhita bazaho ese utugarurarumuri ni iki? Ese ibikoresho ngarurarumuri ni iki? Iyo wavuze ngo ibikoresho ngarurarumuri, hari igihe ugenda mu muhanda n'igihe cya nijoro, icyapa kiri ahantu nta matara yo ku muhanda ahari, ariko waba utwaye ikinyabiziga cyawe, urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rwakubita ku cyapa ukabona gisa nkaho cyatse icyapa bitewe n'ibyo kiri kukumenyesha. Ibyo rero nibyo bita ibikoresho ngarurarumuri. Icyo cyapa kiba gikoze mu buryo bwa ngarurarumuri. Cyangwa se hakaba hari nk'imirongo mu muhanda, utwaye ikinyabiziga cyawe bari kukwereka wenda inkombe mpimbano z'umuhanda, ikinyabiziga cyawe cyacana ku iyo mirongo ukabona iyo mirongo isa nkaho yatse. Birumvikana iyo mirongo ubwayo ntiyaka, ariko iyo muri rw'ikinyabiziga rwawe iyo rukubiseho bisa nkaho byatse. Ibyo nibyo bita ibikoresho ngarurarumuri. Habaho n'irangi ngarurarumuri, aho bashobora kurikoresha wenda bashaka kukwereka nk'inkombe mpimbano z'umuhanda cyangwa n'ibindi. Hano rero igisubizo cy'ukuri cyari C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma kirabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Hehe? A iravuga ngo mu masangano. B ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C ngo ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera bitandukanya, naho D ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, ndetse na C ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera bitandukanya, bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Na bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ese bino byapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa hehe? Bibuza ko ibyapa ukunda kubibaza, ushobora kubaza mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho, kugira ngo nta kibazo na kimwe kibe cyakunanira cyerekeye ku byapa. Hari video nabakoreye umara kuyireba nta kibazo cyakunanira. Rero mujye kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV muyirebe. Nubona utari kuyibona ushobora kunyandikira kuri WhatsApp 0789351626 nkayiguhereza mu gihe gitoya ukabura yibonye icyapa cyose kire kujya kikugora. Ibyapa bibuza nibyaye n'ibirangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru cyangwa bwera n'ibirango by'umukara, nawe bitegeka nabyo biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni
B. Mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Niba uri hafi gukora ujye urakunda kureba kino kizame kiri kuba cyakozwe, ibibazo biri gukunda kugaruka. Niba uri hafi gukora ujye ureba biriya bintu ndi kuba napostinze, biri kuba ari ikibazo kiri gukunda kubazwa. Nikigaruka mu kizame cyawe ntikibe cyakugora. Ikintu usabwa ni kimwe, ukanda subscribe kugira ngo nimba nkigishyiraho uhite ukibonera ku gihe. Mbibutsa ko amakode arahari, mukeneye kwiga online byose ni kuri 0789351626 tukabigufashamo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, abantu muri gukora amahirwe masa.